nta nubwo n'andi matorero yose ibyo akora byose biri muri Bibiliya. Yes, none se inzangano ziri muri Bibiliya? N'abagiye bangana ko ijambo risoza rigaragaza ko niba hariho abanzi b'Abisiraheli Imana yagiye ibarimbura, siko bimeze. Rero mba mvuga nk'umuntu ufite indi mitekerereze kandi uwo kumva abayumva, ngo ntago ibintu byose abarokore bakora ariko byose byanditse, siko bimeze. Yego. None se kugeza kuri izi saha hari n'ibindi byinshi ntajyamo mu matorero bibamo bitari muri Bibiliya. Yego. Ahubwo bikaba ari amahame shingiro y'itorero cyangwa se icyo bita discipline y'itorero, doctrine y'itorero. Niba rero mu myaka bamaze baribeshye ko kudasengera abagore ari byo byiza kurushaho, ubu bakaba bahumutse bakabona ko kubasengera ari byo, ariko Bibiliya itabyemera. Nta n'ahantu byanditse muri Bibiliya. Nta muntu wo kubihakana, kuko umushumba mukuru niba yavuze wowe urinde wo kuvuguruza icyo yavuze. Niba guha ingoma nawe mu gihe cyawe uzabakureho nibigukundira, ariko niba umushumba mukuru ufite itorero uriyoboye, se bura ntariyoboye imyaka igera kuri 5, ntigiye kurenga hafi aho ngaho. Ikintu muri kwirengagiza uretse Bibiliya, niba umuntu niba yoboye arayoboye, amahitamo yahisemo niba ari meza kandi akaba yasenze, ninde wo kumuvuguruza? None se icyo navugira hano cyo cyavuguruza ibyafashwe? Urugero rwiza rero ngomba gutanga hano imbere ku mbuga nkoranyambaga ziri hano, ntabwo ndi bufate ikintu ngo kugira ngo kiryohe ngitwikire ngisige ngigire cyo kitari cyo, nkite ukura atari ukuri. Nta shusho nziza ndaba ndi gutanga. Bwa mbere umenye kuri kuganira n'umuyobozi w'itorero, bwa kabiri umenye ko uri kuganira n'umunyamwuka, umuhanuzi w'Imana. Ibyo ndabyemera cyane. Ubutaha nazajya mpanura ibintu Imana yantumye, bati uriya niwe wageretseho umuntu atagize gute, ariko we nk'umunyamakuru nyine uraho inyuma, ntawe uri kukureba, nawe ukibwo nyine urimo urambwira ngo tujye muri uriya mwobo uzawugumemo ngiye nkuvemo. Ntabwo turi bubyemere gutyo. Ahubwo wenda twavuga ngo abantu kubera iki bavuga ibintu bitariho. ADPR yaba umuntu atwite, reka nibaza icyo kintu, kuba umuntu yaba atwite, ADPR ibujijwe kumusezeranya ko na Mariya wari utwite inda y'igitangaza atigeze acibwa mu muryango kandi yaravukaga mu muryango w'abemeramana. Umuntu yaba atwite, nta utwite ariko yanze gusezeranya, simbizi. Gusa nyine ndi gusubiza n'ibibazo ahari bitanandeba cyane kuko sinkibizwamo cyane, sinanayishumbye. Icyo kibazo numva cyabazwa umushumba mukuru wa ADPR, ariko nanone kuba umuntu yatwita, gutwita n'umugisha. Sinzi uburyo yaba twisemo, niba twise mu buryo bwateganijwe. Mu Rwanda habaho icyo twita inda zitateganijwe. Umuntu aramutse atwite afite imyaka, oya indaro ntago bikikoreshwa. Ni inda zitateganijwe. Rwanda cyuzo ariko bavuga inda z'indaro, sinzi impamvu mutazemera. Ni ibya kera, ubwo wowe babikubaze ntawe. Iyi viziyo yanyu yagiye yangiza umuco. Ahubwo yanyu iri kwangiza umuco. Hanyuma ni ukuvuga ngo uwo muntu utwite akiri mutoya, umubyeyi yamureze kugira ngo azamuheshe ishema, ntabwo yamureze kugira ngo azatware indi itateguye. Itorero naryo ni umubyeyi. Itorero naryo dutoza abantu gutwita mu gihe cya nyacyo. Mu gihe cya nyacyo ni ikihe? Ni igihe wakoze ubukwe, hanyuma ikindi waciye mu mategeko muri leta, itorero naryo ryakureze rikaguhesha umugisha, wemerewe gutwita. Ariko izindi nda zo ku ruhande ntabwo itorero muri rusange ntabwo biba bikwiriye, kubera ko umubyeyi wese yishimira kubona umwana amuhesheje ishema. Kandi ikindi ntabwo ntekereza ko nanone itorero ribyanga kuko ari uko ridakunda abakristo baryo, ahubwo ni ukugira ngo n'abandi batararukira mu ngeso mbi. Rero ntekereza ko ni protection baba bashaka y'abandi bana bari kubyiruka. Sinzi niba wabyumvise neza. Babaye badasezeranije umuntu utwite, nta kosa baba bakoze, kuko umuntu iyo yatwise yabaye umuma
yabaye umumama cyangwa yabaye umugore. Sibyo kuko yatewe inda n'umugabo. Ariko muvuga ko umwana ari icyo gihe rero ashyingirwa nk'umugore wabyaye cyangwa utwite. Ariko ntabwo ashyingirwa nk'umuntu ukiri isugi cyangwa se ukiri umukobwa, reka tubivuge gutyo. Buretse ndabona ushaka oya handi buze kwifashisha Bibiliya cyane, ndakoresha imirongo yo muri Bibiliya turi bukoreshe kugira ngo abantu baze kwasha ku kiganiro. Kuvuga ngo rero kuba batasezeranya umuntu utwite nta kosa baba bakora. Gusezeranya umuntu utwite habaho kuganira n'abo bantu mu gihe habayeho indi itateguwe. Itorero rikamenya ngo bimeze gute bimeze gutya. Kandi nabwo nanone ntabwo banga kubashyingira, ahubwo uwo muntu utwite we hari igihe ashaka gushyingirwa nk'umukobwa udatwite, agashaka kwambara agatimba, kandi bifite icyo bisobanuye mu isi y'umwuka. Ntabwo Yesu rero yigeze agereranya ko itorero rye rizazamuka rifite inenge. Oya, Bibiliya iravuga ngo azaryishyira rifite ubwiza. Ubukwe rero bushushanya itorero. Niyo mpamvu ushaka kurajya umwanya nkasobanura ibintu. Ubukwe bushushanya itorero. Mu gihe umugeni yinjiye mu rugo rwe akiri umukobwa, bwa mbere yahesheje ishema umuryango. Bwa kabiri itorero ryamureze arihesheje ishema. Icya gatatu ni ukuvuga ngo kuko ubukwe bushushanya itorero rya Kristo cyangwa se uburyo itorero rizazamurwa, abakristo twese uko tungana mu isi yose turi abageni ba Kristo. Hanyuma Kristo nawe ni umukwe. Ubwo azaterura itorero azaba atwaye umugeni we. Bibiliya iravuga ngo umukwe azatwara umugeni we. Hanyuma mu Baefeso hakavuga ko azaryishyira rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo, ngo ahubwo ribe iryera ridafite inenge. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo azaritwara rihengekereje, ntabwo azatorera, ntabwo azashyiramo emonsiyo nyinshi ngo avuge ngo nubwo ngo waruriye mu bizira ngo none ndaje ngo nagukundaga ngo ahengekereze. Yes, reka ngusuze nongere ngwikaza mwifurize amahoro y'Imana umwerere wose ku isi. Niba uri mu gitondo mwifurize igitondo cyiza, muri mugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza. Ngende wari nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kugimishaho kubana na Apostle Evode mu nkuru n'ibiganiro byanjye bya buri munsi. Uyu munsi ngira umugisha wo kubana n'umwe mu bashumba baciye mu idini rya ADEPR. Reka mbitware muri ubwo buryo ngo banyuze mu idini rya ADEPR cyabarerewe mu idini rya ADEPR. Bitewe n'ibiri kuvugwa muri iri dini, ari abantu benshi byateye ubwoba, abandi batera impungenge, abandi birahabahabura. Bitware muri ubwo buryo. Umwe mu bagabo cyangwa se imwe mu macana akorera ku murongo wa YouTube, hari abo twabonye bakoze ikiganiro baravuga ngo umushumba wa ADEPR ameze nk'icyapa kiranga abagenzi. Ubwo sinkoresha ijambo bakoresheje ko nabantukanye. Nibaza Apostle Evode, umwe mu bana ba ADEPR, umwe mu barerewe mu idini rya ADEPR, iyo wumvishe ijambo ADEPR kuri wowe ubwawe wumva iki? ADEPR ni ihuriro ry'abantu bamenye Yesu, bakamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, hanyuma rikaba ari itorero ry'umwuka nk'uko ryatangiye ari ry'umwuka n'ubundi, kandi rifite amahame ya Kristo. Numva ADEPR ubwo buryo nayisobanuramo, ariko kuko ntari umuvugizi wayo ntabwo ndi burengaho mvuze uko mbyumva nk'igitekerezo cyanjye cyangwa nk'uwaribayemo. Uyu munsi idini ADEPR ni rimwe mu ryaheje umwana witwa Vestine, ryanga kumusezeranya kubw'imyitwarire, ubwo ndabyita imyitwarire yagaragaje. aba ADEPR mwayibonye nk'aho ari imyitwarire mibi, ariko amadini ayandi twayabonye nko gusirimuka ndetse no gusa neza k'umukobwa muri iyi viziyo tugezemo. Nibaze ku giti cyawe kuba ADEPR yaranze gusezeranya Vestine
ikamuterana ku rwego rungana kuriya, kuva aho yayikoreye umurimo, kuva Musanze akarinda agera i Kigali aririmba mu biterane, yaba mu bikorwa byose ADPR yateguye ikifashisha n'indirimbo ze. Iki gikorwa ADPR yakoze wacyakiriye gute cyo kwanga gusezeranya uyu mwana w'umukobwa? Ese ntekereza ko bamwe babivuga ibitari byo, kuko sintekereza ko yanze kumusezeranya, ahubwo wenda bitewe n'amagambo yari yamuvuzweho ko atwite, niko nabikurikiranya harimo gakeya, byatumye we yifatira umwanzuro wo kujya muri indi torero. Ariko nta mushumba wo muri ADPR wigeze ahagarara ku ruhimbi cyangwa se ngo atangaze ko yanze gusezeranya cyangwa se yirukanye Vestina yanze kumusezeranya, ahubwo umwana niwe wahisemo aho agomba gusezeranira. Kandi ngira ngo ku isi yose cyangwa mu mahame ya Gikristo, umwana wese iyo akuze ahitamo aho ashobora gusengera hamunyuze. Ntabwo ADPR ari ryo torero ryonyine riri mu Rwanda. Umuntu iyo amaze kwegera hejuru nk'uko bisanzwe, umuntu ashobora kuvukira muri katolike, ababyeyi bari abakatolike, yamara kwegera hejuru akumva inkuru za Yesu kurushaho, akamenya Imana ivuga, akajya mu barokore. Ntekereza ko nta kimukumira, kuko aba yamaze kumenya ubwenge ndetse aba yamaze kugira amahitamo y'aho ajya cyangwa n'ahava. Rero ntekereza ko ntabwo ADPR yanze kumusezeranya, nubwo wenda atari njye wari ubishinzwe, ariko uko nabikurikiye, niba ari byo, we yafashe umwanzuro w'aho asezeranira hanyuma ajya gusezeranirayo, kandi ibyo ntekereza ko nta rubanza rumuriho kandi nta nikosa yakoze. Mu ruhande rwanjye nuko mbyumva kandi ni nuko nabyumvise. Yego. Ibindi rero abavuga ko banze kumusezeranya, bamujugunye, bagize gutya, itorero yaribayemo, aririmbamo, arakura, bamuza ari umwana, bamurera ataramenyekana. Ariko aho amenyekaniye, niba yarabonye muri ADPR nahakorera ubukwe, buretse abo uvuga ngo umwana yarezwe n'itorero, buretse wa munyamakuru we, reka asobanura ibintu nawe uraza kumbaza nyuma. No kuvuga ngo niba umubyeyi yakubyaye akakurera, inshingano yari afite ikomeye iyo kukurera mu matangira n'amavuka yawe, niyo yari ikomeye cyane. Iyo umwana amaze kwegera hejuru rero, ageze ubwo ashobora gushinga urugo rwe, aba amaze kugira amahitamo ye. Umubyeyi ashobora kumubwira ngo genda gutya, umwana akamubwira oya, bitewe na viziyo tugezemo, genda gutya, kandi n'uburenganzira bwanjye. So rero ntekereza ko ibyo bijyanye n'ubukwe no gusezerana n'aho yasezeraniye ni amahitamo ye, ntabwo ari itorero ryamujugunye hanze, ni amahitamo ye. Yes, ni amahitamo ye. Ariko twibaze, buriya ngo ujya kuvurya ngo igiye kurisha, buriya ngo ihera ku rugo. Uyu munsi 99% by'abashumba barerewe muri ADPR harimo abitwa Bazigira Inshuti, abitwa ba Ntambabazi, n'abandi bagiye batandukanye. Bamwe mu bapasterine harimo ba Vanessa, harimo ba Ikireze Esther, harimo ba n'undi mujya wita Igifaru bamwita mama Marionel. Uyu munsi ni bamwe mu bantu bagiye bavuga ngo ADPR nidahindura strategy zayo, ibyayo biraza kumera nkaho bigiye hasi. Ese kuba ADPR yaba umuntu atwite, reka nibaza icyo kintu, kuba umuntu yaba atwite, ADPR ibujijwe kumusezeranya ko na Mariya wari utwite ndeye igitangaza atigeze acibwa mu muryango kandi yaravukaga mu muryango w'abemeramana. Umuntu yaba atwite, nta utwite ariko yanze gusezeranya, simbizi. Gusa nyine ndi gusubiza n'ibibazo ahari bitanandeba cyane, kuko sinkibizwamo cyane, sinanayishumbye. Icyo kibazo numva cyabazwa umushumba mukuru wa ADPR. Ariko nanone kuba umuntu yatwita, gutwita ni umugisha. Sinzi uburyo yaba twisemo, niba twise mu buryo bwateganijwe. Mu Rwanda habaho icyo twita inda zitateganijwe. Umuntu aramutse atwite afite imyaka, oya, indaro ntago bikikoreshwa. Ni inda zitateganijwe. Rwanda cyuzo ariko bavuga inda z'indaro, sinzi impamvu mutazemera. Ni ibya kera, ubwo wowe babikubaze ntawe.
iyi viziyo yanyu yagiye yangiza umuco. ahubwo iyanyu iyanyu iri kwangiza umuco. Hanyuma ni ukuvuga ngo uwo muntu utwite akiri mutoya, umubyeyi yamureze kugira ngo azamuheshe ishema, ntabwo yamureze kugira ngo azatware indi itateguye. Itorero naryo ni umubyeyi. Itorero naryo dutoza abantu gutwita mu gihe cya nyacyo. Mu gihe cya nyacyo ni ikihe? Ni igihe wakoze ubukwe, hanyuma ikindi waciye mu mategeko muri leta, itorero naryo ryakureze rikaguhesha umugisha, wemerewe gutwita. Ariko izindi nda zo ku ruhande ntabwo itorero muri rusange ntabwo biba bikwiriye, kubera ko umubyeyi wese yishimira kubona umwana amuhesheje ishema. Kandi ikindi ntabwo ntekereza ko nanone itorero ribyanga kuko ari uko ridakunda abakristo baryo, ahubwo ni ukugira ngo n'abandi batararukira mu ngeso mbi. Rero ntekereza ko ni protection baba bashaka y'abandi bana bari kubyiruka. Sinzi niba wabyumvise neza. Babaye badasezeranije umuntu utwite nta kosa baba bakoze, kuko umuntu iyo yatwise yabaye umumama cyangwa yabaye umugore. Sibyo, kuko yatewe inda n'umugabo. Ariko muvuga ko umwana ari icyo gihe rero ashyingirwa nk'umugore wabyaye cyangwa utwite, ariko ntabwo ashyingirwa nk'umuntu ukiri isugi cyangwa se ukiri umukobwa, reka tubivuge gutyo. Buretse ndabona ushaka oya nibuze kwifashisha Bibiliya cyane, ndakoresha imirongo yo muri Bibiliya turi bukoreshe kugira ngo abantu baze kwase ku kiganiro. Kuvuga ngo rero kuba batasezeranya umuntu utwite nta kosa baba bakora. Gusezeranya umuntu utwite habaho kuganira n'abo bantu mu gihe habayeho indi itateguwe. Itorero rikamenya ngo bimeze gute, bimeze gutya. Kandi nabwo nanone ntabwo banga kubashyingira, ahubwo uwo muntu utwite we hari igihe ashaka gushyingirwa nk'umukobwa udatwite, agashaka kwambara agatimba, kandi bifite icyo bisobanuye mu isi y'umwuka. Ntabwo Yesu rero yigeze agereranya ko itorero rye rizazamuka rifite inenge. Oya, Bibiliya iravuga ngo azaryishyira rifite ubwiza. Ubukwe rero bushushanya itorero. Niyo mpamvu ushaka ko urajya umwanya nkasobanura ibintu. Ubukwe bushushanya itorero. Mu gihe umugeni yinjiye mu rugo rwe akiri umukobwa, bwa mbere yahesheje ishema umuryango. Bwa kabiri itorero ryamureze arihesheje ishema. Icya gatatu ni ukuvuga ngo kuko ubukwe bushushanya itorero rya Kristo cyangwa se uburyo itorero rizazamurwa, abakristo twese uko tungana mu isi yose turi abageni ba Kristo. Hanyuma Kristo nawe ni umukwe. Ubwo azaterura itorero azaba atwaye umugeni we. Bibiliya iravuga ngo umukwe azatwara umugeni we. Hanyuma mu Baefeso hakavuga ko azaryishyira rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo, ngo ahubwo ribe iryera ridafite inenge. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo azaritwara rihengekereje, ntabwo azatorera, ntabwo azashyiramo emonsiyo nyinshi ngo avuge ngo nubwo ngo waruriye mu bizira ngo none ndaje ngo nagukundaga ngo ahengekereze. Azaryishyira rifite ubwiza. Yego, rero ni ukuvuga ngo iyi torero rifashe umwanzuro, uwo mwanzuro uba ushingiye kuri Bibiliya. Ariko bitavuze ko umuntu utwite adakwiriye gushyingirwa, ariko hari uburyo ashyingirwamo. Agatimba ntago kajya mu maso, kajya inyuma. Yes, ubwo bifite ibindi bisobanuro nabyo tubigiyemo natuma utabaza ibibazo. Twifashishe iyi strategy ndetse nanakoresha umurongo wo muri Bible. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mureke abana bato bansange. Ko uje asanga uwavuze ngo mureke abana bato bansange muri kumucyaha mukamujugunya inyuma mukamushyira kure iyo waje gusanga. Uwo ninde bashyize inyuma ari kuvuga? Reka twemere ko Vestina wenda reka nkoresha strategy. Reka twemere ko Vestina yari atwite. Waretse gukoresha strategy. Reka nemere ko Vestina yari atwite. Ariko Yesu yaravuze ngo mureke abana bato bansange. Ese uyu mwana Vestina atwite ari mu bo Yesu avuga cyane ntarimo? Kandi adatwite uri umushumba ntabwo atwite. Nakubwiye ngo twifashishe urugero rw'uko atwite. Kuki dushaka guhengekereza se? Ntabwo tuhengekereje, twifashisha urugero kugira ngo ntabwo ndi bubyemere. Urambaza ikindi kibazo kubera ko ntabwo
ntabwo turi bufate ikintu ngo tugishyire ku muntu kandi atari cyo, kuko icya mbere uri kuganira n'umushumba kandi umushumba ushumbye abandi bashumba. Urugero rwiza rero ngomba gutanga hano imbere ku mbuga nkoranyambaga ziri hano, ntabwo ndi bufate ikintu ngo kugira ngo kiryohe ngitwikire ngisige ngigire cyo kitari cyo nkite ukura atari ukuri. Nta shusho nziza ndaba ndi gutanga. Bwa mbere umenye kuri kuganira n'umuyobozi w'itorero, bwa kabiri umenye ko uri kuganira n'umunyamwuka umuhanuzi w'Imana. Ibyo ndabyemera cyane. Ubutaha nazajya mpanura ibintu Imana yantumye bati uriya niwe wageretseho umuntu atagize gute ariko wowe nk'umunyamakuru nyine uraho inyuma ntawe uri kukureba nawe ukibwo nyine urimo urambwira ngo tujye muri uriya mwobo wowe uzawugumemo ngiye nkuvemo. Ntabwo turi bubyemere gutyo. Ahubwo wenda twavuga ngo abantu kubera iki bavuga ibintu bitariho. Ese ni impamvu ki abantu bakunda kugerekaho abandi ibintu bitari byo? Kuko ibyo uvuze ko atwite cyangwa se bavuze ko atwite we yarabihakanye, kandi haciyemo n'igihe kitari gitoya avuga ati jyewe reka nze mbereke ko ntatwite. Ngira ngo biri no mu bintu byamukomerekeje. Kandi noneho nk'umushumba ndibaza ko uwo mwana w'umukobwa ubu tuvugana yamaze kuba umumama, ari mu kwabuki. Reka tujye tugira n'ubumuntu. Umuntu uri mu kwabuki akajya akabona pasiteri we nkanjye, kuko nanjye ni umukobwa wanjye mu mwuka, anyemera nk'umushumba, akabona ndimo ndatura amagambo nk'ayo ngayo. Ibyo bintu ntabwo byaba ari byiza. Abantu rero bajye bavuga ibiriho bahagazeho babonye, nibyo byiza kurushaho. Yes. Ayo munsi ubwo muri makongera umisha kuganira na Apotre. Reka iyo ngingo ndetse niyo sije inyirenga. Ubwo mwe mwanga gusezeranwa n'idini mwavukiyemo ngo nuko mutwite mwihangane mugane aba born again bazabasezeranya. Dore na Grace Room mu minsi yashize yarafunzwe. Twikomereze muri ubu buryo. Buretse gatoya. Oya buretse gatoya. Ngo bagane bagana ama born again. Born again ni na ya madini yandatari ADPR. Atara ADPR. Bita inzaduka. None singe wayibise ariko n'abakristo bagenzi banyu babyivuye. ADPR twasobanuye ko barasezeranya nabo. No kuvuga ngo nabo barasezeranya, ariko navuze uburyo bashobora kugusezeranyamo. Kuki ese ayo matorero yo azemera gusezeranya abantu batwite kandi warabibonye hano mari nk'intumwa. No kuvuga ngo niba umuntu atwite niyemere ko yatwaye inda mu gihe kitari ngombwa. Hari igihe abatwite igitangaza. Wenda ntawe tuza kuvuga ngo niba umuntu yabaye umumama, uzi byabaye kuri Mariya, niyemere kuba umumama. Mariya rero yabayeho rimwe, ntabwo azongera kubaho, nta n'uwongeye kubaho. Mariya n'umwe, Imana yemeye kumunyuramo kugira ngo idushyikire. Iyo ni inyigisho kwayo. Kandi ntekereza ko mu myaka 6 tumaranye urabizi nkunda ukuri. Ariko Apostle buriya igitangaza nta gihe na kimwe kitavuka. Nkuko bajya batubwira ngo uyu munsi nimba hari umuhanuzi mu gace, nta muntu ugomba kujya kwabamenya adafite iki ahugiye n'ahandi. Ntago ari ahandi ngiye no kuragira nkumvishe ko ibi ngibi ndi kuvuga. Ashobora kuba twite ariko akaba twite inda y'igitangaza yavamo ikindi kintu. Okay, ubwo kubera ko ukiri umusore ahubwo turakwihanije ku bakobwa. No kuvuga ngo niba umuntu yabaye umumama akwiriye gusezerana nk'umumama utwite cyangwa wabyaye, yikenera gusezerana nk'umukobwa w'imyaka 21. Yambara agatimba, asanga itorero nyine ababwire ko bamubwire uko bazabigenza. Itorero rimusezeranye ariko ryamwambitse agatimba mu buryo bujyanye na Bibiliya, nuko nicyo Bibiliya ivuga. Yego, nicyo nagira ngo numvikanishe. Naho nayo yanduri kuboherezamo nabo ntibazabura kuganira n'abashumba. Kandi niduhakanye ko umuntu twite atasezerana, ariko hari uburyo asezeranamo. Yego. Yes. Ubwo ndabasuhuje cyane. Nkomeze nisuriza abavandimwe banjye bari mu gihugu cya Uganda. Ubu umve hano mite nkomereze Uganda. Aho insengero nyinshi zakoreraga muri iki gihugu cyacu, cyangwa se abashumba batari bujuje ibisabwa bafungiwe insengero, bagiye gukorera imirimo yabo n'imihamagaro yabo
mu gihugu cya Uganda. Abenshi bari baravuze ko ngo twahamagariwe ku kantu njya buri gihe nkunda kukabaza umushumba, impamvu ndi kumwe nawe uri umushumba ndagira ngo nkwibarize kano kabazo. Bamwe mu bashumba tujya tubona mu gihugu cya Uganda harimo ba Apotre Yongwe n'abandi bakunda kuvuga ngo Imana yaduhamagariye gukorera umurimo mu gihugu cyacu. Iyo Mana batubwiye ko yabahamagariye gukorera umurimo mu gihugu cyacu. Iyo Mana yaba ijya yivuguruza cyangwa arugiye umuntu akorera? Barambwiye ngo nigeze kuganira n'umuntu ushumba umwe arambwiye ngo hari abantu babikorera mu buryo bwabo, bakora umuhamagaro mu buryo bwabo, mu buryo bwabo apana uburyo bw'Imana, ariko bakaza katubeshya ngo ni Imana yabahamagaye ariko bakawukora mu buryo bwabo. Aho kantu nshaka kuza dusobanuriraho gatonya tukareba itandukano riri hagati y'umuntu wahamagaye agakorera umurimo mu buryo bw'Imana n'umuntu wahamagaye agakorera uburyo Imana akikorera mu buryo bwe. Reka tuvuge kuri iyo mihamagaro ibiri, kuko wenda ibyabo sinzi aho bavuganiye nayo, sinzi n'impamvu bagiyeyo, kuko muri bose ntawe twabanje kuvugana, sinahagarara mu by'abandi rero ntazi, nkunda kuvuga ibyo nzi n'ibyo nahagazeho. Tuvuge ku mihamagaro ibiri, umuntu wihamagaye n'uwahamagawe n'Imana. Nk'uko bisanzwe byarabaye, isi yose irabizi, n'abatuye mu Rwanda barabizi, amatorero habamo igenzura, hafungwa amadini n'amatorero atujuje ibyo leta ishaka cyangwa se ibyo leta isaba, bijyanye wenda na politike y'igihugu ahigana nahiva, naho igihugu kiva naho kigana. Rero kuba umuntu yahitamo kujya ahandi byemewe, simbibonamo ikosa rinini. Ikindi nuko nanone n'uwagumye hano nawe agakora, nawe nta kosa afite, ni ubuntu yagiriwe. Ariko kandi tukavuga ngo kuri iyo mihamagaro ibiri hari umuntu ubona uko abashumba bambaye, uburyo bafite feva y'Imana, nawe akabyuka mu gitondo akavuga okay, kashaka uburyo nanjye sesera muri ibyo. Bibiliya iravuga ngo hari abaseseye rwihishwa. Abo babaho, ariko sintekereza ko ari abo wavuze, kuko Apostle Yongwe yahamagawe n'Imana mu gakinjiro ka Gisozi, abwiriza ubutumwa bwiza, Imana imukoresha ibitangaza. Wenda nyuma ashobora kuba yaracanzemo ibye, birashoboka, maybe ntago mbizi, ariko ntitwavuga ko atahamagawe n'Imana. Kandi nanone ntitwafata ibyo yakoze nanone ngo tuvuge ko ntacyo bimaze. Hari abantu bihannye kubwe muri icyo gihe, hari abo yabwirije ubutumwa bwiza, hari abo yabatije, hari isengero nyinshi yatangije. Rero umuntu nananirwa mu nzira, hari icyo aba yarakoze byanga bikunda, kandi aho yananiriwe n'abandi bahananirirwa. Ibyo byose igitangaza, Eliya amaze kwica abahanuzi ba Bayali yaryamye munsi y'igiti cy'umuroteni. Ezebeli yamubwiye ngo ejo nintaguhwanya n'ubugingo bwawe Imana zanjye zizabimpore, yisabira gupfa. Ni ukuvuga ngo rero kunanirwa birashoboka cyangwa se gukosa birashoboka, ariko nanone uwakosheje ntituvuga ko atahamagawe, kuko hakosa ukora. Ahubwo tukavuga ngo hari n'abandi bahamagawe n'Imana, kandi kuba barahamagawe n'Imana nabyo bigaragaza ko muri kino gihe cya none gikomeye bakomeje uwo muhamagaro. Iyo Imana yaguhamagaye, ikimenyetso kikuranga nuko no mu bihe bikomeye ukomeza umuhamagaro wawe. Ntabwo abashumba, reka maganirize, ntabwo dukorera Imana kuko hari isengero zubatswe n'amaboko y'abantu gusa, ahubwo dukorera Imana. Yesu hari inshingano yasize ahaye abigishwa, niyo kubwiriza ubutumwa bwiza. N'ubu turi gukorera Imana. Aho wasuye abantu ushobora gukorera Imana, aho wagiye mu birori ushobora gukorera Imana, kwirimba iyo tugiye gushyingura ushobora gukorera Imana, ukabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ariko kubera ko abantu bameze nk'abakiriye ikintu kikabayobya ubwonko bwo kwerekana ko mu gihe nta rusengero rufunguye, mu gihe hano hafunze, umuhamagaro nawe urafunze. Paul yigeze avuga amagambo ari mu nzu y'imbohe, aravuga ngo nubwo mboshye ariko ijambo ry'Imana ntirifunze. Bikomeje kuvugwa, kandi icyo gihe n'abasirikare bari bamurinze bakiriye umwami Yesu. Rero umuntu wahamagawe n'Imana akomeza gukorera Imana mu buryo bwose, no mu buryo mu gihe gishoboka n'igihe kidashoboka. Bibiliya yivuga ko ari igihe gikwiriye n'igihe kitagize gute, kidakwiriye. So rero abihamagaye babaho, n'abahamagawe n'Imana babaho,
ariko ntituriho nanone ngo dutunge intoki tuvuge ngo uriya yahamagawe n'Imana, ngo uriya ntiyahamagawe n'Imana, kuko uburyo Imana ihamagara impamagara nkanjye ninjye tuganira, ntabwo ijya kukubaza ngo ese mpamagare Evode, irampamagara njyewe nkanjye tukaganira nkamenya ibyo unyujijemo ikancura. Iyo rero tugiye gutunga urutoki tuvuga ngo uriya n'Imana yamuhamagaye, uriya si Imana yamuhamagaye, tuba tugiye guca imanza, kandi hazabaho umunsi wo guca imanza ari wo munsi w'amateka. Bibiliya ntiyemera ko abera bacirana imanza ngo umwe avuge ngo uriya si Imana yamuhamagaye, ariko birashoboka ko nanone umuntu ashobora kuvuga ngo uriya mwuka si uw'Imana, kuko hariho imyuka myinshi. Ariko nanone ku muhamagaro byo buri muntu wese ugomba kumva wowe ugaceshura ibyo akubwira, ibyo utemeranya nawe ukabyihorera, ariko ntufite guca imanza ngo uvuge ngo uriya si Imana yamuhamagaye, uriya ni Imana yamuhamagaye. Kuko ushobora kuvuga ngo ni Imana yamuhamagaye atari yo yamuhamagaye. Ushobora no kuvuga ngo yarahamagawe cyangwa ntiyahamagawe, ugasanga wowe uri kubibisikanya kandi yarahamagawe. Yesu rero niwe uzaca imanza ku munsi w'amateka, azacira imanza abazima n'abapfuye. Icyakoza abazaba barihanganye, abo Bibiliya yita umuganura, itorero rya mbere, naryo rizafatikanya na Yesu gucira imanza abazaba bariho muri icyo gihe cy'umunsi w'amateka. Yes. Ijambo rya Bible niryo njya numva rivuga ngo abajyana nanjye kugira gutabara bazagabana umugisha w'Imana. Okay, mite ninjirira aha ngaha, hari abantu benshi babonye akantu ariko karabatungura. Abantu benshi reka ninjire kuri iyi sije. Kuri iyi sije yivuga ngo ADPR kwimika abagore yaba irangiye, yaba igiye kurangira, nta kintu cy'umwuka cyaba kikirimo. Nibaze kwimika abagore kwa ADPR bimininga iki mu itorero cyangwa se mu idini? Bo nekereza ko Imana ihamagara cyangwa se Yesu Kristo ahamagara, nako sintekereza ko niko Bibiliya ivuga. Yahamagaye abigishwa 70. Abantu benshi bazi ko ngo ni 12. Yesu yahamagaye abigishwa 70 cyangwa se abamukurikira atoza bari 70. Ibyo ku muntu utarabimenya arabisanga muri Luka ibice 10 umurongo wa 18 havuga ko Yesu atuma abigishwa be 70. Ariko muri abo 70 hagira abagenda bananirwa kugendana na Yesu. Ibyo byavugaga ko abantu n'ubundi bazajya bakurikira Yesu ari benshi, ariko abubahiriza amahame ya Yesu bakazasigara ari bakeya. Ari nayo mpamvu Yesu yavuze ngo inzira igana mu bugingo cyangwa se inzira ifunganye abayicamo ni bake, ngo ariko inzira ngari iganisha abantu mu kurimbuka abayinyuramo ni benshi, kuko ari inzira y'igihogere. Muri 70 baragabanutse, uko bagenda bagabanuka hasigara 12. Muri 12 hari impamvu Yesu atahamagayemo abamama, suko batari bashoboye. Hari inshingano bari gushobora, ariko hari n'izindi batari gushobora. Icyambere, ntabwo umubyeyi ufite abana b'impanga yari kubasha gukora uriya murimo intumwa zakoze kugeza ubwo bazishuraho uruhu muri icyo gihe. Ikindi, bari bafite inzitizi yuko bagira inshingano nyinshi mu rugo. Buriya ababyeyi baravunika cyane mu rugo cyane, baravunika cyane, kurera abana biravuna, gutunganya imirimo yo mu rugo biravuna. Yesu rero muri icyo gihe hari impamvu nyinshi zirenga nka 50 nasobanura, ariko twarara hano, atashyizemo abamama muri icyo gihe, kuko intumwa zari zigiye gukora umurimo ukomeye cyane. Ndetse Yesu yarabaciriye amarenga, arababwira ngo mubimenye neza ko ubwo bangenje gutya mwebwe bazakuba. Yarazi ko bazarengana, ndetse yari yaragiye ababwira n'impfu bazagenda bapfa. Uwo bakuyeho uruhu yari yarabimubwira upfa azapfa, kandi nanone imibabaro banyuzemo bari barabibwiwe na Yesu, kuko bagendanye nawe hafi imyaka 3 n'igice. Yego. So
muri uko ibihe byagiye bisimburana rero ababyeyi ariko Yesu amaze gupfa umenye ko Mariya na Magadalena nibo bamamaje ko Yesu yazutse, nibo ba mbere bamenye ko Yesu yazutse, kuko bajyanye ibihumura neza ku gituro bagiye guteraho imibavu basanga Yesu yazutse, baragenda babibwira abigishwa ko Yesu yazutse, abigishwa banga kubyemera. Mu by'ukuri rero kuba abamama bajya mu murimo w'Imana ntabwo bawugiyemo none, ahubwo bawutangiye Yesu akizuka, kuko nibo ba mbere bamenye inkuru barayamamaza, intumwa zirayimenya, intumwa ntizabyemera, ariko Yesu aza kubiyereka muri Mariko 16:16 asanga aho bari gusangirira ngo abagaya kubwo kutizera kwabo, kuko batizeye abababwiye ko yazutse ngo babyemere. No kuvuga ngo rero abagore kuba bakwamamaza ubutumwa bwiza n'ubundi basanzwe bamamaza ubutumwa bwiza, bibaye ari ukuvuga ngo ADEPR irarangiye aricyo kirangije ADEPR n'ubundi ntago yaba yari ihari. Nzi ibyumba by'amasengesho biyobowe n'abamama, ndabizi byinshi muri ADEPR, uzaze ngutembereze kuko ndisanga ni mu rugo n'itorero ryanjye nanjye. Iyo bigeze rero ku nshingano ya gipastori, inshingano ya gipastori kuba umushumba mukuru, nakurikiye ikiganiro cye yabisobanuye neza, sinzi impamvu byabaye birebire kandi we yabivuze. Yavuze ngo ibi turi gukora twakabaye twarabikoze, ariko twabiganiriyeho ntibyakunda ko tubikora turi kugendana. Kandi ikindi sinekereza ko amagambo y'abantu ari bubuze ibiba kuba. Ubwo bivuze ngo ADEPR yanze kwimika abagore? Ntabwo yanze kubimika, ahubwo yemeye kubimika. Ndi gusobanura ko we yasobanuye ko bakabaye barabikoze kera, ahubwo batinze turi kugendana. No kuvuga ngo none se ubundi muri ADEPR habamo icyo bita mwarimu, siko bimeze? Hariho abarimu benshi b'abamama muri ADEPR. N'ubundi mwarimu inshingano akora nizo ku ruhimbi nizo ku gatuti. Rero kuba bashyiraho abamama nabo bakavuga ubutumwa bwiza mu buryo ari abakozi b'Imana, ari abapasiteri, ntabwo nge mbibonamo ikibazo kirekire. Ntabwo mbona ikintu abantu baremereje icyo ari cyo. Harimo ikihe kibazo nyine, nicyo nabuze. Kugeza ubu n'ubundi basanzwe ari abakozi b'Imana muri ADEPR. Keretse iyo bavuga ngo n'abarimu ntitubemera, ariko niba ku ruhimbi hariho abarimu n'ubundi bari ku ruhimbi bari kuvuga ubutumwa bwiza. Kandi ikindi politike y'igihugu cy'u Rwanda, Isayi nawe yabisobanuye, yavuze ko bitewe n'aho igihugu kiri kugana n'aho kiri kuva na politike y'igihugu cyacu, yabisobanuye. Ubwo ibindi bajye ku kiganiro bumve ibyo yasobanuye nawe. Hanyuma wavuze uti hariho umuntu w'igipope n'ibiki byose, sinzi nigeze kumva ngo ni igipope gutyo, ariko abantu nabonye bafashe umushumba wa ADEPR Ndayizeye bamugira igipope, bamugiranya n'igipope. Ijambo rivugitse nabi cyane. Wari wabitsinze, ariko ujya gukanda ikibyimba aragituritsa kugira ngo gikire. Reka mvuge ko bwa mbere na mbere iso wakubyaye na nyoko wakubyaye ntaba mubi, niyo yaba reka tuvuge ngo akora ibibi, ntabwo wowe nk'umwana wavutse ukwiriye gufata iya mbere ngo umukubite inyundo mu bwonko. Ni kizira mu muco nyarwanda, ni kizira imbere y'Imana, kuko birabujijwe ko umuntu waguhaye igaburo ryera, ibi byo ndabivuga ndi mwifuhe, umuntu wakubatije, umuntu wagusezeranije, niyo wasanga aho yaguye ushinzwe kumusengera no kumwegura, ntabwo wemerewe kumwita icyo atari cyo. Reka tuvuge ko nubwo yaba ari umukozi w'Imana bivuze, ntabwo ari byiza ko umuntu w'umunyagitinyiro, umutungo w'igihugu cy'u Rwanda n'abaturage,
ntabwo uwo muntu yemerewe kwitwa icyo atari cyo. Bibusanye n'amategeko bwa mbere. Kabiri, harimo ubwenge buke. Gatatu, harimo kutareba kure. Kuko bibaye ari uko umuntu akora ibibi, uwo mushumba yagiyeho bareba, ndetse nabo babivuga bakabaye bamusanga bakamubwira bati wakoze gutya na gutya. Ariko kandi sintekereza ko nanone ajya kujyaho se nanone bari hehe, yagiyeho bari hehe. Kuba rero yakora ibintu abantu batemera ntibimuhindura icyo bamwise. Ni umushumba mukuru Revera Pasteur Ndayizeye Isayi, umushumba mukuru w'itorero Pentecote mu Rwanda. Ntibira bimukuraho, nanavaho zavaho nk'uko abandi bose bavuyeho. Kandi nabo bamubanjirije ntibabuze ibibi bakoze. Cyane ko hari n'abagiye muri gereza, hari n'abandi bafungishanyije. Ariko ntabwo nanone kuko umuntu ari kuyobora itorero arihuza n'umurongo w'igihugu, none se abantu baragira ngo akorere hehe? Hari ibintu nyine abantu bavuga nkumva sindi kubyumva. Hari abantu bashaka kuvuga Yesu nkaho bamaze kujya mu ijuru bari kumwe nawe, batari gukorera ku isi. Tugomba kuba abana b'Imana, ariko tukamenya nuko tuba mu isi, kuko turacyari inaha byanga bikunda. Rero no kuvuga ngo ntabwo bikwiriye. Nawe ahari ndatekereza ko niba koko ari umukozi w'Imana, cyane ko aho muherukira ngenzi ko ari umunyamwuka wabivuze, akosora ibyo bintu. Kunenga ntibivuze gusesereza umuntu no gukubita umuntu inyundo nyinshi, kandi kuba utemeranya n'ibintu ntibivuze ko uravuza induru kugira ngo bihinduke. Niba uri umunyamwuka urasenga, ushinga amavi mu butaka ukabihindura. Ariko niba byavuye ku Mana cyangwa akaba ari umurongo itorero ryihaye, niba byakire nk'uko n'ubundi bakira ko umubatizo bawukora bambaye amakanzu cyangwa batayambaye. Niba byakire nk'uko bakiriye ko batunga umusatsi wa naturere batemerewe gusukisha, kuko nabyo nibiza nabyo kandi nabwo se bazahora bavuza induru. Hanyuma ngira inama abantu rero nkofirima ibyo navugaga. Imana yambwiye ko igihe tugezemo, murabizi ko maze iminsi ntagaragara kuri izi mbuga nkoranyambaga. Igihe tugezemo, abakristo banteze amatwi bankurikiye, iyi message irakureba aho uri aho ariho hose. Ni igihe cyo kumenyana n'Imana wowe ku giti cyawe, ukamenya uko ubana n'Imana utarebye ku muntu uwo ari we wese. Iyo ni message ikomeye maranye iminsi. Bantu benshi bari gufatira urugero ku bandi, kandi abantu benshi barahindutse. Abantu babaye babikurushaho. Ntabwo icyitegererezo cy'abarokore ku isi yose ari ADPR mu Rwanda. Abakristo Bibiliya ivuga ko bazaturuka mu mihana yose, mu mfuruka enye z'isi, abera abirabura, bagakoranira imbere y'intebe y'Imana. Rero umuntu namenya agakiza ke ku giti cye, amenya uko abana n'Imana, nicyo gihe dusohoyemo. Dore ko duhanura ibintu bamwe bati oya ntidushaka kubyumva, ariko nuko igihe dusohoyemo gihagaze niko Imana yambwiye. Menyana n'Imana ku giti cyawe, apana kuvuga ngo Revera yakoze ibi, Apostle yakoze ibi, Bishop yakoze. Niwe nyine nawe imbere y'Imana azajya imbere y'Imana asobanura ibyo yatumwe gukora niba ari byo yakoze. Nawe kandi uzabazwa ibyo wakoze, ibyo warushinzwe gukora niba warabikoze. Rero kubijyanye n'ibyo mbona abantu bagize birebire, kabone nubwo Bibiliya yabitagaragaza ko abagore bakwiriye kuba abashumba. Nashaka kuhabaza Bibiliya ntahantu yerekana umwepiskopi w'umugore. Okay, ngaho mbaza ubwo nari nashaka kubaza kino kibazo kubera ko ndi umuhanuzi nyine mba ndi kukurondora ibyo ugiye kumbaza, ariko mbaza ntacyo. Nashaka kutambaza kino kibazo. Bibiliya nta hantu yigeze na hamwe yigeze ivuga ko hakwiriye kubaho umwepiskopi w'umugore. Ndetse na nyuma y'ibyo mu bahereza bitambo babayeho, nubwo twe mu madini yacu tubakoresha, nta hantu na hamwe umugore yigeze
aba umuherezabitambo. Yaba iyi minsi tugezemo ntishobora kuba ari ya minsi bavuga ngo iminsi igoye umukristo, cyangwa se ngo turi mu bihe bya nyuma? Bibiliya hari ibintu byinshi itavuze kandi byabaye. Hari ibintu byinshi bitanditse ariko byabaye Bibiliya itavuze. Ni impamvu z'uko wenda utize teoloji cyangwa se n'abavuga ibyo biganiro bafite ubumenyi bukeya mu mana, ntabwo kandi twabibahora nyine niko bangana mu bwonko bwabo. Ni ukuvuga ngo Yesu, reka nkubwire ibintu byabaye Yesu yakoze kandi bitanditswe. Yesu barimo bamuhungisha, marayika amaze kubwira Yosefu ngo hungisha umwana na nyina. Yesu yaciye ahantu bamutwaye bamuhetse, anyuze ahantu yahanyuze barimo babiba amasaka kuri abo bantu yanyuzeho ku nzira nyine. Abari kwirukanka bamushakisha ngo bamwice, Herode ari kumushaka ngo amwice, icyo gihiriri cy'abo bantu kigera aho bari bari kubiba amasaka Yesu yamaze kurenga, na Yosefu na Mariya. Ayo masaka bahageze, ayo masaka yahise yera. Ibyo bintu byarabaye. Noneho babaza abo bahinzi bari gusarura amasaka, kuko bahise basarura baravuga ati igitangaza kirabaye, reka dusarure twirire. Abari guhiga Yesu bahageze, babona amasaka areze kandi babona abasaruzi bari gusarura. Barababaza ngo nta mwana, nta mubyeyi unyuze hano afite umwana n'umugabo we? Abo bari gusarura babwira abo bantu bashaka guhitana Yesu, barababwira ngo uwo muntu, abo bantu banyuze hano turimo tubiba. Abari bari kumuhiga rero baravuga bati reka twisubirire inyuma, kuko niba yarahanyuze bari kubiba bakaba bari gusarura, reka twigendere. So ibyo ni ibintu byabaye, ariko Bibiliya ntabwo yabyanditse. Tubikura mu bitabo bya commentaires za Bibiliya cyangwa se mu byabaye bitanditswe. Ariko nanone sinari nshatse kumvikanisha ko wenda habaye abapasiteri b'abagore Yesu atavuze. Oya, ntago ari cyo nari nshatse kumvikanisha, kuko ndabona wari ugiye kurira. So no kuvuga ngo ibi nabivuze nkuzi itorero rya ADEPR. Mu itorero rya ADEPR habamo ibintu byinshi birenze gukora ibyo bagakoze ibyo ngibyo. Hariyo abo twabonye bafungisha abandi, siko bimeze se? None icyo kiroroshye? Hariyo n'abandi bakora n'ibindi. No kuvuga ngo itorero niba ryafashe umurongo ngewe icyo navuze, uwo murongo n'ubundi basanzwe bawurimo. Kandi nanone hari ibyo nanone muri ADEPR bakora bitari muri Bibiliya. Nicyo nge nashatse kuvuga. Ntago ibintu byose ADEPR ikora biri muri Bibiliya 100%. Icyo ni ikinyoma mwakiriye. Nta nubwo nandi matorero yose ibyo akora byose biri muri Bibiliya. Yes. None se inzangano ziri muri Bibiliya? N'abagiye bangana ko ijambo risoza rigaragaza ko niba hariho abanzi b'Abisiraheli, Imana yagiye ibarimbura. Siko bimeze? Rero mba mvuga nk'umuntu ufite indi mitekerereze kandi uwo kumva bayumva. Nango ntago ibintu byose abarokore bakora ariko byose byanditse. Siko bimeze? Yego. None se kugeza kuri izi saha hari n'ibindi byinshi ntajyamo mu matorero bibamo bitari muri Bibiliya. Yego. Ahubwo bikaba ari amahame shingiro y'itorero, cyangwa se icyo bita discipline y'itorero, doctrine y'itorero. Niba rero mu myaka bamaze baribeshye ko kudasengera abagore ari byo byiza kurushaho, ubu bakaba bahumutse bakabona ko kubasengera ari byo, ariko Bibiliya itabyemera. Hana hantu byanditse muri Bibiliya, nta muntu wo kubihakana, kuko umushumba mukuru niba yavuze wowe urinde wo kuvuguruza icyo yavuze. Niba guha ingoma nawe mu gihe cyawe uzabakureho nibigukundira, ariko niba umushumba mukuru ufite itorero uriyoboye, se bura ntariyoboye imyaka igera kuri 5, ntigiye kurenga hafi aho ngaho. Ega ikintu muri kwirengagiza buretse Bibiliya, niba umuntu niba ayoboye arayoboye,
amahitamo yahisemo niba ari meza kandi akaba yasenze ninde wo kumuvuguruza. None se icyo navugira hano cyo cyavuguruza ibyafashwe, icyo wowe uri kuvuga n'uwo wamwisi cyo biratuma n'ubundi bitaba. Ni ukuvuga ngo ndashaka kukubwira ko hari ibintu undi muntu uwo ari we wese adafite icyo gukoraho. Reka itorero turegereranye n'urugo runaka, famiye runaka. Iyo famiye yicaye ikajya inama ikavuga ngo twebwe uyu munsi turarya inyama, wowe ugaturuka mu baturanyi ngo ntabwo ngo inyama ari nziza, ngo zitera gute, bra bra n'ibiki byose ntabwo biri bukureho iyo famiye kurya akaboga. Kandi nanone niba famiye yafashe umwanzuro yavuga ati ninjoro twese turarara muri saro turyamye ku mukeka turi kwinginga Imana, cyangwa turi no kwinywera byeri, cyangwa turi no kwinywera n'ibindi n'urwago, wowe ntiwaturuka hirya hariya ngo uvuge ngo ni mu binywa ngo murambona ngo gutukane n'ibiki. Icyo shaka kumvikanisha, itorero ni umuryango, ni nka famiye. Niba rero abashumba bakuru b'itorero baricaye bakabona abamama bakwiriye kuyobora itorero, bagiye kubashyira, ahubwo turebe ese hari umusaruro bizatanga, kuko icyo Yesu akeneye ni umusaruro w'abihana. Ahubwo tugira umugisha itorero rya ADEPR n'andi matorero yose, I think so, ku ruhande rwanjye, apana uruhande rwawe cyangwa uruhande rw'undi muntu, bakakira igitsina gore mu rusengero ko turagikeneye cyane. Uko buriya nimba hari ubuhamya bwa mbere nkunda ubuhamya bw'abagore, ko sinkunda ubuhamya bw'abagabo. Ikindi cya kabiri, inyigisho y'umugore ituma umugabo adasinzira n'umugore ntasinzire, ariko inyigisho y'umugabo isinziriza umugabo mugenzi we mu rusengero. Wowe nyine ubwo nawe turajya muri Isilamu, namwe mubwire ba mufuti nabo babemerere be kubaheza. Biragoye. Okay, kuri kube. So gusa nanone wenda ni ibyawe nyine, kandi wavuze ko ni ibyawe kandi ni uburenganzira bwawe, Imana iguha umugisha. Gusa n'ubundi basanzwemo, nge navuze ko basanzwemo, n'abarimu, n'abavuga butumwa, n'abayobozi b'ibyumba by'amasengesho, n'abayobozi b'abana, habaho n'abapasiterine ku mashuri n'ibindi. Gusa ahubwo nanone dushaka kwibaza ibibazo, kwibaza ibibazo nicyo dushobora gukora hano. Twavuga ngo eske intambara n'ibibazo n'induru ziba mu itorero ryacu ADEPR nizigeramo abagore, noneho nihajyamo abamama, hakaza abadiyakoni twumvishe ngo utagwereza agacupa nkakuzanire ku ruhimbi ngo bagakoraho, niyo gakozeho burya ngo amavuta ara, niho dushobora kwibaza ngo ese noneho ko n'ubundi yari ku gipfusi no ku mbaraga no ku ngumi n'imigeri, vurugutu ese nihajyamo umudiyakoni muhanganira muri biro atumva ibyo umubwira, umunsi bamuhaye umwanya nk'uwawe. Gusa nyine nibyo bishobora kwibazwa, ariko nanone ibyo je sinabyibaza kuko ababishyiraho bafite n'uburyo bazabikavaringa kandi bazanatoza abo ngabo. Nanone shobora kwiha igisubizo, ariko sinabitindaho cyane. Ibintu biba ku isi y'Imana n'ibitaraza bizaza, n'ibyo abantu batarabona bazabibona, kandi ibyo abantu batemera ntibivuze ko bitabaho. Gusa kugeza kuri iki gihe nanone tubaye kiriya tutari y'indimi, mu buryo bw'ijambo ry'Imana bitari ibyo byo ku badamu n'abagore n'abakobwa, ijambo ry'Imana riri kugenda ricika amazi mu mitima y'abantu. Amen. Abantu bari kugenda biremera ibyabo, biremera incocero zabo, ndetse kandi igihe dusohoyemo kiragoye nk'uko wari wabimbajije, nukoga amagazi amazi si yayandi. Wizera ko Kristo ari umwana w'Imana agumane kwizera, kandi na message natanze ivuga ko umuntu akwiriye kumenyana n'Imana ku giti cye, abantu bayiteho cyane kurusha ibindi bintu byose. Umuntu akonegitane n'Imana, imuyobore icyo agomba gukora, imuyobore aho agomba kugana, imuganirize. Sabiye abantu b'Imana umwuka w'Imana n'ijwi ry'Imana. Tugana ku musozo, niki kintu ubona cyakorwa kugira ngo ivugabutumwa ry'abagore rihabwe imbaraga cyane kurenza imbaraga zishyirwa mu kubaka kuba bagira inshingano?
imbaraga n'ubundi barazifite, nteze barashyiramo izindi zingana iki kandi bazifite. Nakubwiye ko Yesu nibo bamamaje ko Yesu yazutse. Turabongerera ibindi n'ibyo bakora kandi bifite imbaraga. Bamwogeje ibirenge. Abagore bafite imbaraga n'ubundi barakora, bayoboye ibyumba by'amasengesho nabivuze. Barongererwa izihese, barazifite n'ubundi. Erega abamama bafite imbaraga bibitsemo, kandi nawe nubwo uri kwigira nyoni nyinshi urabibona. Ntabwo ubibona se? Nose abadukurikiye bo ntabyo babona. Barazifite n'ubundi, kandi Imana yazibahaye, n'isi yazibahaye. None uragira ngo mbagiriye inama yindi? Ahubwo tuvuge ngo ubwo butware bahawe nubwo bari guhabwa n'isi, niba ari intebe bafite yo gukorera Imana, nibakorera Imana ariko ntibayihagarareho. Ikindi ntibayivune, ikindi ntibayicireho, ntibayiteho ibizira. N'abandi muri rusange niba bahawe power uhawe cyangwa imbaraga uhawe, biragusaba ko iyo ntebe utari buyihindukize ngo uyirebeshe itagomba kureba, yifate yikomeza. Aba mama murankurikiye? Ngaba mama burangwa nazo nshuti zacu cyane. Cyane n'abana beza cyane. No kuvuga ngo kandi buriya n'itorero ridafite aba mama unabimenye ko ritakomera. N'abadukurikiye abenshi n'abashumba barabizi. Mu itorero iyo aba mama bakumva bakagushyigikira, itorero riraguka. Ariko iyo batakumva, nyine ushatse wanasezera umuhamagaro, ushatse burya ngo ibintu wabivamo rwose kabisa. Rero no kuvuga ngo ariko ubwo butware Imana yabahaye, navuze ngo nibabukoreshe neza. Kuko nanone mu minsi iri imbere sinzabona umuntu uhagaze ku ruhimba avuga ati wowe sha icaraho munsi y'intebe cyangwa usesere munsi y'intebe nkubure. Nanone hamenwe imbago bashingiwe n'Imana ntarengwa, kugira ngo nanone batikakaza bagacirwaho iteka Satani yaciweho mu ijuru. Rero warumwiye ngo nabagiriye inama ngo imbaraga ngo kongererwa, ngo imbaraga basanzwe bazifite. Umuntu ugutwita kakugendana amezi 9, wowe umuntu yaguhinda amezi 9 ukayigendana iminsi 2 waba wayikuyemo uri umugabo. Iminsi 2 waba wayikuyemo uri umugabo, cyangwa n'iminota 3. Bafite imbaraga n'ubundi Imana yabahaye. Ariko nanone ndasubiramo, umuhanga byumva, iyo ntebe Imana yabahaye n'iyisi yabahaye nibe kuyivuna. Icya kabiri, biyihagararaho ntibayihagarareho. Icya gatatu, ntibayicireho, ntibayishyireho, ntibayihumanye nyine muri makeya. Ahubwo bayifate bayikomeze, bigirire igihugu umusaruro, umuryango umusaruro, urubyiruko umusaruro, tubibonemo inyungu n'itorero. Nicyo gihe nakwifuza mu izina rya Yesu. Yego. Ngana ku musozo, ubona ADPR yimitse umushumba nka Julienne Kabanda kuba pasiteri mu idini rya ADPR, hari ikintu ADPR yabihombye? Ubwo igihombo cya ADPR nakimenya nte, gusa barenda kumwimika. Hari amakuru nibura hari ko benda kumwimika. Ni ukwibaza, ni imagination nka zimwe z'abana bo mu ntuza twimaginaga ngo ndamutse mbaye uyu n'uyu ngo nzaba uyu n'uyu. Ibyo nashatse kubwo nabivuze mu marenga ko ibyo numva bidashoboka. Uwo mubyeyi uvuze yikundira ka rouge à lèvres. ADPR se wabonye ishyiraho rouge à lèvres bimwe bitukura hano? Yikundira gushyiraho inzara, yikundira gusirimuka, nyine n'umusirimu w'ikinyejana. None se urumva n'amahame ya ADPR nyine byahura bite? Ntibihura nyine, wagereranyije bitahura nyine. Rero wakiriye umugore umwakirana n'ibyo byose. Ikintu narengiye kuvuga ndakiyoreye kuko uracyari muto. Neze nimba na Bibiliya ivuga amarashi, ni gute nimba ubwiza bw'umugore? Ariko by the way batagira ngo wenda twamufashe nkaho atari mwiza nyine, we mu mahame ye nyine biramubereye ni nabyiza. Ariko nge navuze ko doctrine ya ADPR
ntabwo yabuza na Julienne Kabanda. ntabwo bishobora gushoboka, biragoye kuko nyine keretse hahindutse doctrine. Ni nkande mubyeyi wenda arimo ndagana ku musozo ubona mu kwikubitiro ADEPR yakimika mu bambere agakora umurimo ubona ari nta makemwa umwe gusa mitatozi nta muntu nta makemwa ubaho. Abantu bose barakosa bagakosoka cyangwa se bagakosa bikananga. Bivuze ngo nta makemwa bwo n'umuntu utagira inenge kandi abantu bafite inenge. Ariko ndi kwibaza uwo muntu ubona w'umumama w'umudamu ADEPR ishobora kwimika ku bupastor ukabona kadashobora kwitenguha ubona nkande kwikubitira ubwo se muvuza akazayitenguha waretse tukabyihorera kugira ngo atazantenguha nanjye. Uri apostle buri ikintu uvugiye umwuka w'Imana turacyubaha kandi n'Imana kwa kibiri kumwe namwe umuntu yamukomeza. Nyine niba ucyubaha urubaha ko mvuze ngo tumwihorera atazadutenguha. Buriya Izayi ni uzi, Reverend Izayi ni uzi abatazamutenguha n'abatazatenguha itorero. Naho ngewe biragoye ko na precise ngo mvuge ngo uyu n'uyu. Cyakoza hari ufite kwimikwa muri iyi minsi ahubwo Mama Lionel abantu bazamushyigikire ku itariki ndumva muri kuno kwezi kwa 8 ku itariki 2. Bakoze cyane. Mama Lionel tuzamushagare Imana yamutoranije. Yego. Reka bashimire mwakurikiye ibiganiro byanjye, bashimire nariho ringi bisanzwe, nari ngiye umugisha wo kubana na Apotre Evode. Umushumba inshuti yanjye cyane kandi abantu mujya mukunda kugira ibibazo yaba kubijyanye na Bibiliya yaba ibibazo bigendanye n'urugo, Apostle ashobora kuba ari umwe mu bantu bagufasha mu kuguhugura mu kukugira inama n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka mbashimire ariko sinshobora gusoza ikiganiro tudasenze tutavuze na nimero za Apostle kugira ngo uwifuza inama cyangwa inyunganizi ashobora guha Apostle cyangwa se inyunganizi n'inama Apostle ashobora kuguha ubashe kwamona kuri ubu buryo. Ubundi adoreze nimero za telefone tusenga Imana tedusozanye. Ndabakunda nk'ibisanzwe ubwo ndabasezeye. Asante yarakoze cyane umunyamakuru hori Imana imuhumugisha nawe. Reka dusenge Imana. Imana turagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro twavugishijwe n'imbaraga zawe kuko tabaye wowe uduhaye ubwenge ntacyo twari kuvugira imbere ya kamera zirenga 4-5. Wakoze kwivugira urahera hawe kuko jewe ntacyo nari ufite cyo kuvuga kandi ubwenge nkoresheje su ubwanjye n'ubwawe. Ndakwinginze muri iki kiganiro cyabaye abantu bacyungukiremo inama ndetse kandi kigisha abantu ku buryo bashobora kugera ku rwego bagushimisha. Ndasengera umuntu wihebye uyu mwanya ngo abone ihumure riturutse ku Mana. Amen. Ndasenze ngo umwuka wera w'Imana azahure inzahare zari zizahajwe n'imisi n'ibihe. Mu buryo bw'umwuka turatura imbaraga z'umwuka wera kugira ngo umuntu wese ahabwe ibyiringiro byo kunesha isi n'umubiri na Satani. Turi mu bihe bigoye abagenzi bajya mu ijuru ariko twizeye imbaraga zawe ko ziri kumwe natwe. Ndasenze niringiye ko umwuka wawe wera aherekeza iri sengesho rigakora kuri buri muntu wese kandi agakuramo igisubizo cy'ikibazo yibazaga. Bisabye mbyizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Nimero mushobora kutubonaho ni 078 0289 885 078 0289 885. Shalom. Shalom.